hariya mu mazu. Ese Rayon naje nshaka intsinzi mw'iyi match tuhakura intsinzi barabizi tubarusha igikundiro kandi si ibyo tubarusha igitinyiro hari ekipe numva zipinga zikabafera ko zadutsinda kutabatsinda ni nko kwisuna kubatsinda ni nko kwishyushya rekura ishoti rigere mu cyundura tsinda ibitego bagahungetwa vura y'ibitego ku ikipe duhanganye ibikombe n'ibintu dusanganywe mu kibuga duhorana energy dufite abatoza n'integereranwa bururu n'umweru niryo bara ryanjye duhari ku bwawe nk'abafana bawe kuri atake mwajya he kuri defense mwajya he haracyari kare ko mwahaje iki gikosi turacyegukanye amajyepfo bakunda reyo mu majyaruguru bakunda reyo rasira bwaryo bakunda reyo burengera bwaryo bakunda reyo umunyezamu w'ikipe ya Yanga yatekereje yuko ashobora kuba agiye gutanga santre cyangwa pase ntiyafunga poto ariho mbere y'umusore agize icyo bita ubwenge aravuze ati ngiye kubanza mushuke agira ngo ngiye gutanga santre hanyuma umunyezamu ni nkaho yatandaraje reka dukoreshe iryo jambo ntago yafunze poto ubundi ufunga poto yatera hirya ukaryama ariko kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport pira wari warenze nibyo pira wari warenze Theo uno munsi Rayon Sport Kevin Roni indi n'umupira ngaha sakishakisha Rutanga yerekana gushota corner kick Ruta bwari uburyo bwiza butoye rumarije uti abakinnyi benshi batangiranye n'ikipe ya Rayon Sport muri uru rugamba abakinnyi bakora ariko Mutsinzi Angela ahagaze n'abagenzi bari imbere zamu biracyakomeye ishota ariko Buba basho yatsinze igitego n'unguru na kirimo gusatira ariko imyuma igomba ku reba uburyo bwose igomeza kuhugarira ikazibira reka ture ishoti hano ariko ni hejuru ishoti ni hejuru amugize mu mateka imbere zamu ariko Gabriel Mugabo yamaze guterwa turebe chap hejuru umupira hagati koze rukipe ya Rayon Sport ariko umusifuzi ati ifirimbi ye mu kanwa kikaba gitangiye